Hano imbere tugiye kugera haratambuka intwari, kuko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo bihakanye Imana, ariko hano imbere mugiye kuyikenera nayo. Bibiliya zigiye gucika ngo ahubwo uyifite ngo nuri kubona ubushobozi abashe kuyigura ayihunike, kubera ko nabonye ari Bibiliya imwe isigaye mu bitabo byinshi cyane. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge cyane, mugire ishyaka n'umwete, kubera ko Satani yabasabye kugira ngo ijambo ry'Imana riteshe agaciro mu mitima y'abantu. Kwitegereza amaetaje murimo mwitegereza mukavuga ngo mbese ko Imana itubwira ngo nidusenge, ngo mbese ubundi bizagenda ute? Ariko Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimusenga Imana, ngo kuko muri iyi minsi iri imbere hari umushyitsi ugiye gutambuka. Uko ibiryo bibaye byinshi niko n'ibyorezo bibaye byinshi mu mibiri yabo. Irambwira ngo nubwo bari kujya bakabona bari guhaga, ngo ariko n'indwara zigiye kuba nyinshi mu mibiri yabo. Imana irambwira ngo dore ukuboko kwanjye kugiye kumanukira amahanga yose, kandi amahanga yose azamenya ko ndi Uwiteka Imana ugiye gutambuka. Imana irambwira ngo benshi banteye umugongo baranyihakanye amashuri. Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore inzira nyinshi zigiye gufungwa. Ese aba bana bazaba bari ku mashuri bazanyura he kandi bari mu bihugu byo hanze? Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimye, izina ryawe ryubahwe. Nukuri ingoma yawe yogere hose ku isi, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turagushimye kuko turimo duhumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi hari benshi bavuye mu mubiri, abavuye mu mubiri barwaye, abimpanuka, b'ibyorezo, mu izina rya Yesu. Ariko turagushimye twebwe ko ukiturengeye tugihumeka umwuka w'abazima. Unyemerere tugushime mu buryo bwose bushoboka, mu izina rya Yesu Kristo. Amahanga yose agushime kuko uri Imana irinda abantu bayo. Nyemerera rero Mana ukomeze ubane natwe, ukomeze uduheke ku mugongo wawe, ubane n'abantu bawe ku isi mu mbibi zose zitandukanye ndetse no ku mpera zose z'isi. Uheka abantu bawe, imbaraga z'Imana zibabe, ikiganza cyawe kibarinde, ndetse mwuka wawe wera sakare mu mitima no mu bugingo bwabo, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Mana ubwo tugiye gutambutsa ibyawe, Mana ntabwo ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Unyemerere abari we wivugira nk'Imana yera yo mu ijuru, kuko umwana w'umuntu avuze yategwa akagabanya cyangwa akabeshya, ariko we ntujya ubeshya. Ngaho rero mwami Imana yacu tukuragije uyu mwanya, abari uwuyobora nk'Imana ishobora byose, tubisabye Imana yera mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze iminsi turi mu masengesho nk'uko mwene data yabivuze, turimo dusenga Imana kugira ngo Imana yo mu ijuru irengere abantu bayo, ndetse igarurire abantu batakaje imbaraga n'ibyiringiro ku Mana, kugira ngo Imana yo mu ijuru yongere ibagarukeho kandi ibarengere mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Luka ibice byaho 22. Luka ibice byaho 22. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 54 kugeza 62, twumve icyo Imana yera yo mu ijuru ivugana natwe mu izina rya Yesu. Luka ibice 22 umurongo waho wa 54 kugeza 62, twumve icyo umwami Imana avugana natwe uyu munsi mu izina rya Yesu. Luka 22 umurongo wa 54 haranditse ngo baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati, baricara, Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza, aravuga ati n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati mugore simuzi.
hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uri uwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindi uwabo. Hashize umwanya nk'isaha imwe undi amuhamiriza abikomeje cyane ati nukuri n'uyu yari kumwe nawe kuko ari umunyagalilaya. 60 haranditswe ngo Petero ati wa muntu we icyo uvuze sinzi icyo ari cyo, akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze ararira cyane. Abagabo Yesu atugirire neza. Iri jambo riri kutubwira ngo Petero yihakana Yesu. Petero yihakana Yesu. Bivuze iki rero? Uyu Petero yari intumwa ya Yesu, bakorana umurimo muri rusange nk'uko natwe turi kuwukora ku Makuru y'Ijuru TV, nk'uko nawe ukora hirya no hino mu misozi itandukanye, mu ngo zitandukanye, mu nsengero, mu midugudu itandukanye muri rusange ku isi. Imana irangije ibwira Petero iramubwira ngo Satani yagusabye kugira ngo abashungure nk'uko umuntu arobanura ibishyimbo cyangwa nk'uko umuntu ashungura ibishyimbo. Ngo Satani yabasabye. Nuko Imana yo mu ijuru ubwo bafataga Yesu, Petero arangije aravuga ati njyewe ntago narindi kumwe n'uyu mugabo simuzi. Yewe nibyo muvuga ntago mubizi. Ariko Yesu araceceka. Muri iyi minsi hari abantu bagendanye na Yesu ariko bari kwihakana Yesu. Hari abantu bagendanye na Yesu ariko bari kwihakana Yesu. Ubukene bwabakubita bakihakana Yesu. Amadeni yabakubita bakihakana Yesu. Ibyorezo n'ibibazo byabageraho bakihakana Yesu. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Petero yihakana Yesu. Nawe ushobora kuba warihakanye Yesu muri iyi minsi. Mu by'ukuri turimo dusenga Imana, hari ahantu tujya dukunda gusengera ku musozi no ku bikombe bitandukanye. Imana yaje inyereka mu itorero, muri aya matorero atandukanye yo muri iki gihugu ndetse no hanze. Ngiye mbona hari abapasitoro benshi bihakanye Yesu, baravuga ngo gukira no kurya neza ndetse no kumenyekana no kubaka amazu, ngo udafite imiti yo kuba yaguhereza icyubahiro cyangwa amafaranga cyangwa agaciro mu itorero ntago waba uri umugabo. Imana irambwira ngo dore bari abantu barasenze bakiga ngo mbahindurira amateka, ndayahindura, ariko mu guhindura kwabo ntibanyurwa, ahubwo biyongereraho ibyabo. Hano imbere tugiye kugera haratambuka intwari, kuko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo bihakanye Imana, ariko hano imbere mugiye kuyikenera nayo itakiri kubakenera. Imana irambwira ngo mu itorero Imana yo mu ijuru igiye kugeramo, hari abantu imyanya yabo yabazwe igiye gukurwamo, waba warize waba utarize. Imana igiye kureba imihamagaro, ntago izareba ngo warize, ahubwo Imana igiye kureba umuhamagaro, kuko ibyo uri wagendeyemo ntago bikwiriye. Imana irambwira ngo mbabwire mw'abapasitoro mwe, hari igihe cyageraga mukajya mu nama ngo mwimitse abapasiteri b'abadamu, ariko ngiyo mwagiye mu nama mubakorera ibyafura mbi mukabasambanya, mubakoresheje imibonano mpuzabitsina ku ngufu kugira ngo bataza kwirukanwa, bataza guharana b'icyubahiro nabo bakemera. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo nabibagezeho, ukuboko k'Uwiteka Imana kubarabaremereye. Hano imbere gatoya mugiye gukorwa n'isoni. Mana yambwiye ngo yemwe banyamasengesho, yemwe torero ry'Imana mugihagaze ku Mana. Mana yaje kunyereka Bibiliya
ngiye kubona mbona ibitabo byinshi bitondetse ku meza maremare cyane, mbona ibitabo byinshi cyane byose bigenda bivuga ku Mana. Imana irambwira ngo barayipirase, Imana barayipirase n'ijambo ryayo bararipirata. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo yemwe bakozi b'Imana mugifite umwuka wo kumvira, ti Bibiliya zigiye gucika, ngo ahubwo uyifite ngo nuri kubona ubushobozi abashe kuyigura ayihunike, kubera ko nabonye ari Bibiliya imwe isigaye mu bitabo byinshi cyane. Imana irambwira ngo mbabwire ngo Bibiliya igiye kuba ikibazo, igiye kuzatunga umuntu wamenye ubwenge, igiye kuzatunga umuntu wasenze Imana. Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimusenge Imana, ufite ubwenge na ufite Bibiliya imwe naharanire gutunga ebyiri cyangwa eshatu, ti kubera hano imbere ijambo ry'Imana rigiye kuba ikibazo, yewe na Bibiliya igiye kuba ikibazo. Naje kubona mbona Bibiliya yuzuye cyangwa se izi ngizi dufite barazihinduye, barazipirase, bagiye bashyiramo ibindi bitandukanye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo Bibiliya zigiye gucika, bagiye kuzipirata kubera inyungu y'amafaranga. Ariko Imana irambwira ngo ntabwo izemera ko izina ryayo riteshwa agaciro. Yemwe bakozi b'Imana, yemwe banyamasengesho, aho mwaba muri hose ku isi mu bihugu bitandukanye, tekinoloji yarabizanye ngo muzitunze muri Bibiliya, bazazisiba umunsi umwe ntayo uzongera kubona. Ariko nuba warayiguze ukayibika mu nzu uyifite, ibyo bizagufasha gusoma amateka y'Imana, bizagufasha kumenya Imana, bizagufasha ndetse n'umwana wawe n'umwuzukuru wawe bizamufasha kumenya amateka y'Imana. Imana yo mu ijuru irengera ubwoko bwayo. Naje kubona mbona abantu benshi baragiye baracapye bagiye mu macapiro y'ibitabo, mbona aho kugira ngo bavuge ngo Bibiliya ngo bayihaye agaciro, ahubwo bagiye baha agaciro bya bitabo bagiye bacapa, mbona bagiye buzuzamo inkuru zitavuga uko Imana yagiye ikora n'amateka yabo barabihindura. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge cyane, dore Satani yasabye ku isi hose kugira ngo ijambo ry'Imana barizimye. Ariko Imana irambwira ngo nimusenga hari icyo Imana izakora. Yewe bantu bari mu bihugu by'Uburayi, bantu b'abaterankunga bari hanze, mwibwira ko mufasha aya matorero atandukanye, yemwe bantu bari hanze mwumva ko mufasha aya madini cyangwa se amatorero atandukanye ku isi, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo nimba muzi neza ko mufasha aya matorero, yarambwiye ngo mbabwire ngo icyambere ni mugende mujyaneyo ijambo ry'Imana, udafite Bibiliya muyimugurire, ti kubera ko niba wumva ko uri umuterankunga, tera inkunga ku ijambo ry'Imana, rizamugeza no mu busaza bwe ndetse rikazamugeza mu buzukuru be, nawe akazasaza asoma ijambo ry'Imana, nawe azagusabira umugisha, ahawe hazaba heza. Ariko Imana irambwira ngo ibyo byose nutabikora, nubwo wibwira ko uri umuterankunga, ngo byose bizakubera zero. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge cyane, mugire ishyaka n'umwete, ti kubera ko Satani yabasabye kugira ngo ijambo ry'Imana riteshe agaciro mu mitima y'abantu. Kuko naje kubona mbona abantu benshi barasuherewe, bashatse uwabasengera baramubura, bashatse ahantu basenga Imana barahabura, yewe naho yabazi ngo runaka n'umuhanuzi kuri uyu musozi cyangwa hariya hirya, abuze inzira bigenzamo kubera ko nawe azaba afite igitinyiro ndetse ari kurebwaho n'ijisho rimeze ukuntu, kugira ngo nawe atabasha kumusengera. Imana irambwira ngo mumenye ubwenge bwo gusenga, kuko igihe cyanyu benshi bagiye kwihakana Imana kirageze kandi kibasohoreyeho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Petero yihakana Yesu. Hari abantu benshi bihakanye Yesu, bari kwihakana Yesu muri iyi minsi. Ni ukuri hari abantu benshi bavugaga ngo Mana tuzakugwa inyuma, tuzagukorera, ariko bihakanye Yesu. Ubukene bwabagezeho bihakana Yesu. Ideni
byamugezeho yihakana Yesu, uburwayi bwabagezeho bihakana Yesu. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge Imana, ko naje kubona mbona hari abantu benshi b'abaririmbyi batandikiriye bava mu byizerwa barangije bajya gukurikira inzira mbi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore barabaririmbyi ariko bataye agakiza bajya gushayisha, nibo basambanyi, nibo babashije gutanga n'ibitambo byinshi cyane by'ibyibano kugira ngo bansuzuguze. Aba babonye bose baravuga ngo nimureba n'aba bakozi b'Imana bavuye mu byizerwa, nibo bari kubuza ingo zabo amahoro. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge kuko Satani yarabasabye nimwabimenya, ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimusenge Imana, hari icyo Imana yiteguye gukora. Imana yo mu ijuru niturengere mu izina rya Yesu. Yemwe bantu bari mu Burayi, Mana yarambwiye ngo igihe kirekire yarababwiraga ngo nimusenge, mwakwitegereza ama etaje murimo mwitegereza mukavuga ngo mbese ko Imana itubwira ngo nidusenge, ngo mbese ubundi bizagenda ute? Ariko Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimusenge Imana, ngo kuko muri iyi minsi iri imbere hari umushyitsi ugiye gutambuka. Uwo mushyitsi nutambuka ngo isi yose izamenya ko ari Uwiteka Imana itambutse. Imana irambwira ngo hari igihugu kimwe, icyo gihugu Imana yambujije kukivuga. Irambwira ngo mbabwire ngo icyo gihugu umunsi kizaba cyagezwemo n'icyorezo cyangwa n'inzara, ngo muzamenye ko n'amahanga yose nzagenda nkayahindisha umushyitsi. Ayo mataje mwirirwa mureba cyangwa ayo mataje mwirirwa muzamuka ndetse n'ibyo bintu mureba ko bikomeye, Imana yarambwiye ngo byose bizaba umuyonga, ngo nta na kimwe kizongera kwibuka ukundi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo musenge, usenga rimwe yongera asenge kabiri, usenga kabiri yongera asenge gatatu, kuko naje kubona mbona hari abantu benshi bimitse inda aho kugira ngo binginge Imana yera yo mu ijuru, ni ukuri byo kujya babishyira imbere. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo uko ibiryo bibaye byinshi niko n'ibyorezo bibaye byinshi mu mibiri yabo. Irambwira ngo nubwo bari kujya bakabona bari guhaga, ngo ariko n'indwara zigiye kuba nyinshi mu mibiri yabo, kubera ko banteye umugongo banga kumvira no kugendera mu mategeko yanjye. None nanjye nicyo gituma mbibasiriye. Imana irambwira ngo dore ukuboko kwanjye kugiye kumanukira amahanga yose, kandi amahanga yose azamenya ko ndi Uwiteka Imana ugiye gutambuka. Imana irambwira ngo benshi banteye umugongo baranyihakanye, ariko nibangarukira nanjye nzabagarukira, ni ku Uwiteka Imana avuga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ngo Petero arasohoka, ngo ararira cyane, ariko imbabazi z'Imana zirongera zigaruka kuri Petero, ajya gukomeza abandi. Nawe reba aho waguye mu cyaha, urebe aho watandikiriye, urebe aho wababaje umutware wawe, cyangwa se nawe wa mutware ukababaza umudamu wawe, umufasha wawe ukamubabaza, wongere ugaruke. Imana yo mu ijuru ikurengere. Muri iyi minsi Satani yasabye ikintu kigendanye n'ingo. Imana irambwira ngo Satani yarabasabye ngo nk'uko umuntu ashungura amasaka cyangwa se ibishyimbo, namwe yarabasabye ntimwabimenya. Imana irambwira ngo Satani yarabinjiriye ariko nimwabimenya, mufate ibihe byo gusenga, kuko Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo yemwe mwabacuruzi mwe, ibihombo byihuse musengere ubucuruzi bwanyu, kuko ibihombo byihuse biraje, kugira ngo musenge Imana ibashe gukuraho ibyo bihombo, kuko ari Imana ishoboye byose. Nukuri Imana yo mu ijuru irengera ubwoko bwayo mu izina rya Yesu Kristo. Yewe Banyafurika we, bantu bari muri ibi bihugu bikomeye hirya no hino muri izi mbibi z'iki gihugu, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mube maso, musengere abana banyu bari ku mashuri. Imana irambwira ngo mbabwire ngo dore inzira nyinshi zigiye gufungwa. Ese abo bana bazaba bari ku mashuri bazanyura he kandi bari mu bihugu byo hanze? Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimubasengere cyane, Imana ibacira akayira mubashe kubona imiryango yanyu, kandi n'abandi nabo bagiye bakibagirwa Imana ibagarukeho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Ahari nawe ushobora gusanga warinjiye mu kigwi cyo kwihakana Yesu
nk'uko Petero nawe yari yihakanye Yesu. Ariko Petero Imana yamugarutseho ubwo yasohokaga akarira cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwo Yesu yabonaga igihe cye kigeze, abwira intumwa ze ngo Satani yabasabye. Ese wowe uri kumenya ko Satani yagusabye? Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Maze iminsi ndi gusenga Imana, mbwira Imana ati Mana, rohora ubwoko bwawe bumeze nk'ubwarohamye. Iri jambo narihawe nijoro ubwo nari ndimo senga Imana. Imana irambwira ngo ngutumye ku bwoko bwanjye, kandi ubu bwoko bwanjye uzababwirira ijambo. Ni ukuri Imana irambwira ngo ubabwire ngo hari abantu benshi banyihakanye, banteye umugongo, ariko nimungarukira nanjye nzabagarukira, kuko ndi Imana y'imbabazi n'ibambe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ubwire Imana ibikubabaje cyangwa se nawe ibikugoye, kugira ngo ahari nawe Imana ibe yakugarukira mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, yemwe bantu badukurikiye, ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Kozi w'Imana, urakoze cyane kubw'ubutumwa utugejejeho. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Nk'uko ngewe mubizi, nta comment njya shyira ku butumwa Imana yahaye abakozi bayo. Nyamuneka mwere kujya mwumva ubu butumwa ngo mutambuke mwumve ko bitabareba, ahubwo ukibumva mu matwi yawe, senga Imana. Nubwo uri umunyantege nkeya udashoboye gusenga, nushaka uvuge n'amagambo abiri gusa, ubwire Imana ngo Mana, nanjye ndashaka kurengerwa nawe. Rengera igihugu cyacu, rengera abantu bacu bari muri ibi bihugu, rengera ubugingo bwacu n'ubundi, kuko Satani nta kindi abahiga ni ubugingo. Ukimara kumva rero ubu butumwa, ujye usenga Imana, kandi Imana izumva gusenga kwawe. Kozi Imana rero, habwa umugisha. Senga Imana bazakurikira ubu butumwa bazabashe kumva icyo Imana ivuganye nabo, kandi bazabashe guhesha agaciro iby'umwuka abwira amatorero. Ni karibu no gusenga Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe. Ni ukuri ijambo ratubwiye ngo Petero akwihakana inshuro 3. Hari abanyamasengesho benshi baraye ubutayu bakwihakanye, hari abavuga butumwa benshi bakwihakanye, hari abahanuzi benshi bakwihakanye, yewe abari baza amategeko ndetse n'imbaraga zawe benshi barakwihakanye. Ariko turasabye uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, yaba mu Rwanda yaba no mu bihugu byo hanze, Mana ugenda utanga imbabazi ku bantu bawe. Nk'uko Petero nawe yagiye agasohoka akarira cyane akajya gukomeza bagenzi be, nawe abari kutanga imbaraga zo kugarura abantu bawe mu bubyutse mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera aya matorero atandukanye yo ku isi, ndetse Mwami Imana yacu n'abaterankunga bayo, kugira ngo imbaraga z'Imana zibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wawe wera agende Mwami mu mitima ndetse no mu bugingo bwabo. Ikiruta ikindi Mwami Yesu, abakubaha bakaguhesha icyubahiro, uzabahereza ubugingo buhoraho mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Urakoze Mana, nukuri Mana, ukize abarwayi, ukize abafite ibibazo, abashonje ubagaburire, ababuze uko babigenza bose ubatabare, abafite intimba n'amaganya nabo batabara, urushaho kubarengera, kuko uri Imana igabanya byose igatanga umudendezo mu izina rya Yesu. Ngaho rero Mana, turabasabiye ubwoko bwose n'ingeri zose, uzigereho imbaraga z'Imana zibamanukire. Urakoze Yesu, urakoze Uwiteka, kuko wumva gusenga kwacu ndetse ukumva n'imiho y'abantu bawe, kandi yose ukamanukira kuyisubiza. Tubisabye Imana yera Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, Imana ikuhe umugisha. Shalom.